inshuti bakunze bakurikiye kamera zacu, kamera za Relax TV online, kamera z'Umwizero TV, twongeye tubahe ikaze. Aka kanya nk'uko mubibona rero kuri kamera zacu twatembereye. Mushobora kwibaza ngo turihe? Ubu turi i Kigali, hehe ahagana he? Turaje tubabwire aho duherereye, ariko atari umwihariko. Twasuye umukozi w'Imana mumenyereye cyane, n'umuhanzi aririmba indirimbo z'Imana, ariko ntabwo tugiye kuririmba. Hari ikitujyanye, hari amakuru dushaka kumenya. We ubwi aduhe amakuru y'impamo yizewe. Ese ushobora kwibaza ngo ni iki? Reka tumubaze, reka tubanze tumwakire. Tugwaye ikaze rero kuri kamera zacu. Murakoze cyane, no kuri ndabashimiye pe kubwo kuza kutureba Umwizero TV, Relax TV, Imana y'umujuri bamugisha rwose. Wenda twebwe dushobora kuba tukuzi, ariko hari abatakuzi. Uwo turi kuganira nawe ninde? Muri kuganira na Mutuyimana Leonera. Abenshi bari banzi ndi umuririmbyi, ndi umukristo ukunda Imana n'abantu bayo, ndirimba indirimbo z'Imana. Nibwo buryo narenzeranyemo n'abantu benshi. Mutuyimana Leonera, dusanzwe tuzi ko uri umuhanzi, ariko hari amakuru arimo acicikana ku mbuga nkoranyambaga yuko Mutuyimana tuvugana nawe aka kanya yamaze gufungura televiziyo. Amakuru ni impamo? Ayo makuru ni impamo. Ubundi yari isanzwe ikora nka cano, yari iriho indirimbo zanjye gusa. Ariko numvise nayihindura televiziyo kugira ngo njye nshyiraho n'ibindi biganiro n'ubuhamya n'abandi bavuga butumwa bagenzi banjye bisangemo, baze dukora umurimo w'Imana, kuko hariho indirimbo zanjye gusa zonyine. Kandi ubu ngiye kujya ntegura n'amagambo y'Imana, nze tuganira amagambo y'Imana n'abantu b'Imana bakunda Imana, kuko barahari benshi. Hanyuma ntume n'abandi bavuga butumwa bagenzi banjye, baze tuvuga Imana neza, kuko Imana izabiduhimbira, turebe ko abantu bahindukirira kuri Kristo. Raboni rero turagushimiye cyane kubera ko wemeye kuduha ikiganiro nk'iki ngiki, ariko bimaze igihe kirekire, imyaka myinshi ngenda abasha kwibuka indirimbo zawe zihitinga zivuga cyane, wasabye imitima ya benshi. Ndibwira ko mu gihugu cy'u Rwanda baragukunda cyane, ndetse n'abandi bo hirya no hino bakaba bakwishimira. Biradushimishije rero cyane, kandi kuba ukina bihagazemo muri iyi myaka. Ariko waba ukibuka imyaka umaze uhanga indirimbo? Yewe imyaka yari myinshi, kuko volume ya mbere nayisohoye 2006. Muri 2006 nibwo nakoze indirimbo za mbere. Hari indirimbo yakunze gufasha abantu cyane, indirimbo wise ibise biramfata. Iyi ndirimbo iri kuri volume ya kangahe? Wayishingiye kuki? Volume ya mbere njye nari nayise Witinya. Yari Witinya. Abantu nibo bayise bise nyine bakurikije uko bafashijwe. Hanyuma ufata Yakobo mwita Munyorogoto. Iya yose ni amagambo yari arimo. Mfite akandi kabazo k'amatsiko, kubera ko amagambo menshi ukoresha ni amagambo y'inyurabwenge y'ivugabutumwa, ndetse amenshi agaragara muri Bibiliya. Waba waratangiye gusoma Bibiliya ryari? Ese waba ukora indi mirimo yihe mu byerekeranye n'ivugabutumwa uretse kuririmba? No gusa ubundi kugira ngo umuntu agire amagambo y'Imana muri we, nuko aba yayasomye, kuko Dawidi niwe wavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Utayasomye rero ntabwo byakwizana ngo bikwishyiremo. Fata Bibiliya ukayisoma. Hanyuma njye navukiye mu muryango rero ukijijwe, nkurira muri Ecole de Dimanche, nkunda gusoma ijambo ry'Imana. Leoni rero, akandi kabazo k'amatsiko mfite, ufite cyerekezo ki mu gihangano cyawe? Ndabizi neza ko ibihangano byawe byakunze kugenda byumvikana mu bantu benshi, bakwitaho, baragukunze, ndetse na televiziyo yawe wafunguye, harya tubwiye ko ari iyihe? Mutuyimana Leonera TV. Mutuyimana Leonera TV. Rero abumva iyo TV, abashaka ibiganiro bya Leonire, abantu mwenshi mwakunze kuba abakunzi be, abakoze Umwami Yesu, mugomba kumukurikirana kuri ibyo biganiro. Ariko mfite akabazo kandi k'amatsiko, mbese wumva umurimo w'Imana ukora uteganya ute kumenya kuwongera kugira ngo wongere imbaraga? Ngiye nzakumya nkora indirimbo n'ubundi nkuko bisanzwe, ariko kandi hano kuri iyi televiziyo ho tuzajya tuganira n'amagambo y'Imana, n'umwe n'abandi bavuga butumwa, tunategurishije tudebate ku bintu by'Imana, ku buryo abantu tuzajya twungukiramo ibintu byinshi mu byo kumenya Imana. Murakoze cyane. Mutuyimana, tugana ku musozo, umaze kutubwira ko wamaze gufungura televiziyo. Hari umuntu mushya umaze kugura smartphone mu mujyi aka kanya, ibihangano byawe niki wamubwira? Birajye binyura he?
umuntu waguze telefone najye kuri YouTube yego yandikemo Mutuyimana Leonil TV araza guhita abona bya bihangano byose hanyuma guhera ejo nzatangira gushyiraho n'amagambo y'Imana n'ibindi biganiro bazajya bagenda babibona uko nzajya ngenda ahita akora subscribe kugira ngo azajya akurikirana ibiganiro byacu tuzajya dushyiraho n'amagambo y'Imana n'ubuhamya tuzajya duhana bw'iby'Imana yakoze n'ubutumwa bw'iby'Imana iri gushaka ku bantu bayo kuko abantu murarikiwe kujya muza mukadufasha gukora umurimo w'Imana bavuga butumwa n'abahanuzi Imana ituma ku bantu bayo mukaza tugafatanya gukora uyu murimo Yesu aduhana umugisha. Amen. Leoni rero urakoze cyane nkuko mugenzi wanjye arabivuze turimo turerekeza ku musozo tugushimiye neza uduhaye contact zawe kugira ngo tumenye aho twagushakira ariko hari kandi kabazo kamwe ngira ngo nkubaze kandi uzamenye ugashakira igisubizo. Turabizi neza ko abandi bakozi b'Imana bafite ibindi bakora nk'ababwiriza butumwa abapasteri tumaze igihe kirekire tureba uko imirimo igenda ikorwa bafite ibindi bintu bibatunga muri uwo murimo wabo harimo amaturo harimo ibyacumi ngira ngo benshi mujye mwumva ko bigumya bivugiriza hirya no hino bakanabikora kandi mwe mu nsengero hanyuma wowe niba atari ibanga wowe mu bihangano byawe by'indirimbo ukora n'umurimo w'Imana sibyo none umurimo w'Imana utungwa n'iki kikubeshejeho beshejeho na Kristo n'ubuntu bwa Kristo niko rega Yesu yabwiye Pawulo ngo igendere ubuntu bwanjye buraguhagije yaragiye kumubwira ikibazo cy'ijisho yari afite ryahoraga ririra aramubwira ngo igendere ubuntu bwanjye buraguhagije. Amen. Ubuntu bw'Imana burampagije mo ndirimbo baza kuyisanga bivuga ngo ubuntu bwawe Imana burampagije uko amaso yawe ahora kuri njye imbabazi zawe ntizirondoreka urukundo nkunda rurayi. Abakurikiranaga rero nyine kiganiro Leoni arimo atuganiriza ngira ngo ndina jambo avuze ubuntu bwawe burampagije ni ijambo risanga aho rizimije ariko reka twongeye tumaze ikindi kibazo kimwe kugira ngo tubuze ukuntu tuza gusoza ubuntu bw'Imana twese buraduhagije ariko noneho ikindi kibazo nagira ngo baze kugira ngo tuze gusoza hagize ushaka gutera inkunga byaca mu yenzira ni gute umurimo wawe wakura ni gute wahabwa inkunga ni nk'iki wumva abandi bantu bagufasha ndagira ngo usobanurire abakunzi bawe kugira ngo n'abari bakurikirana iyi televiziyo yacu Umwizera TV n'abandi ndetse babikurikirana hariya kuri Relax TV ndetse no kuri Mutuyimana Leoni TV bose bazatwe. Hanyuma rero abakeneye kudushyigikira kudutera inkunga telefone baduhamagaraho ni 07 88 51 32 46 nibasubiriremo 07 88 51 32 46. Iyo telefone iri no muri niyo nkoresha kuri WhatsApp batwoherezaho SMS iri muri mobile money kandi banaduhamagara tukavugana n'ubundi buryo bwose bushoboka bwatuma badushyigikira bakadutera inkunga uyu murimo w'Imana ukarushaho kwaguka Imana nayo ikamugisha. Uyu rero yari umwanzi w'icyamamare Leoni nguko umunyamakuru yababwiye yaje kugira ngo aganirize abakozi bo kuri Relax TV ndetse n'Umwizera TV ubwo twari dufite amatsiko yo kubona na Leoni namwe ngira ngo mukunze kugira amatsiko yo kubona nawe turagushimiye cyane hari byinshi tuzamenya kuganira amahoro y'Imana baye nawe kandi Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane namwe Yesu. Tubashimira kandi tunagana ku musozo Anastase ndagushimiye Mutuyimana Leoni nawe ndagushimiye ariko nsaba nibuze abadukurikirana gushyigikira Mutuyimana Leoni mu bihangano bye abafite bya bikumwe bimanuka hasi tubabarire cyakoze mugiye mushyiraho za like comment share kandi support yabasabye mukore subscribe. Imana iduhe umugisha. Amen. Ikiganiro nakagaruka. Amen.